إن الحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ishimwe, ikuzo, icyubahiro ni bya Allah, umurizi w'ibiremwa byose. Rero Imana niyo ikwiye gushimirwa, iyo buri cyose kibaho ku bushake bwayo, ku mbaraga zayo. Yewe Allah, duhe kwihanganira ibigeragezo uduha, kuko ni wowe utanga ibigeragezo. Ushyire ubukomezi mu mitima yacu, ushyire ubukomezi mu mitima y'Abanyarwanda, ubahe imbaraga z'umutima zo kudatinya gupfa no kwicwa cyangwa kugikorwa ibindi ibyo ari byo byose. Ubahe uburakari bwiza bwo kwirwanaho no kurwana ku kuri kwabo, kuko Nyagasani waciye iteka ko utazigera ukemura ibibazo cyangwa se ingorane z'abantu mu gihe bo badashatse gutunganya imitima yabo, cyangwa se imitima yabo ubwenge bwabo budafashe ibyemezo byo kugira ngo bave bareke kandi babuze n'ibibi, bityo banirwaneho. Rero ndagusaba ko wakomeza umugore wanjye ahari mu buroko, ikigeragezo gikomeye Mana wamuhaye umuhe kwihangana, kandi icyo wasezeranyije abagaragu bawe nuko udashobora guha umuntu ikigeragezo atashobora kwihanganira. Banyarwandakazi, inshuti, bavandimwe, nje hano kubabwira ko mu minsi yashize nababwiraga ko uyu munsi ku itariki 7 ari bwo bari budukatire njyewe n'umugore wanjye, ariko byagaragaye ko uwampaye amakuru yayampaye nabi. Yampaye amakuru arenzaho umunsi, ahubwo urubanza rwabaye ejo. Rero maze kubona inkuru ni ku museke, nta n'undi yambwiye. Ni inkuru yakozwe n'umunyamakuru witwa Theogene Nshimiyimana, niwe yakoze inkuru ku rubanza rwanjye n'umugore wanjye. Muri iki kinyamakuru bavuze ko njyewe Bicahaga Abdallah, urukiko rw'i Nyanza ruburanisha ibyaha ndengamipaka rwankatiye imyaka 15 y'igifungo, umugore wanjye rukamuha imyaka 10 y'igifungo, bamurega ko ngo twafatanyije ibyaha bandega. Kugeza ubu sinzi ibyaha ibyo bampamije n'ibyo batampamije. Rero muri byo nyine hari gupfobya jenoside, kuyihakana, ingengabitekerezo yayo, kwangisha abaturage ubuyobozi. Ni ibyo ngibyo ntekereza ko nabonye mu museke. Hanyuma rero ku mugore ngo n'icyaha cyo cyo ntago nzi ko bakimuhamije. Nuko rero
amakuru ateye urubanza rwanjye ejo rwaraciwe. Ikibabaje rero, njyewe ndibaza imyaka 15 ko numva bangiriye faveri cyane kandi ntaraburanye. Bivuze ko iyo nza kuburana rero nari gutsinda, cyangwa se byari kugabanuka ikagera kuri 7 iyo nza kugira ibyo nisobanuraho, cyangwa bayinkatiye ari ukuyigena gusa ntacyo bashingiyeho. Noneho nkibaza mu by'ukuri umudamu wanjye imyaka 10 amuhaye ni yiki? Ngiye ku bwanjye ndumva bampaye mikeya, nkurikije nyine nuko icyambere cyo ntigeze niregura ngo ngaragaze byibuze ukuri kwanjye. Icya kabiri kandi uko ibyaha ndego ari ibyaha bikomeye cyane. Icya gatatu nuko kuba babihamije umugore wanjye bakampa nkamurusha imyaka 5 gusa kandi ari njye wakoze cyane. Umugore mu by'ukuri nta kintu yakoze na gitonya. Agahinda gakomeye ni ku mugore wanjye urenganye tu, ariko nta kundi, kuko si urenganye wenyine. Nibyo mbanje mbabwira, si urenganye wenyine muri ruriya Rwanda. Harengana kandi hakicwa benshi. Hari abarenganye bicwa, abarengana basenyerwa amazu, hari abarengana nyine bafungirwa ubusa nk'umugore wanjye kandi si uwa mbere, hari n'abandi. Narinje rero ahangaha ngira ngo mvuge iki gusa, nta byinshi mfite byo kubivugaho kuko nta n'andi makuru mfite arenza ayo ngayo. Uwampaye amakuru yaranyobeje, nshobora kuba narayobeje abantu ntihagire umuntu umenya igihe urubanza ruzacirirwa bakango bajye kurureba, kubera nyine uwampaye amakuru nabi. Ubwo nta kundi qadalallahu wa ma sha'a fa'ala. Iryo no ry'Imana nyine riba uko Imana ibishaka, kandi n'uwo munyamakuru ntatumye wagiyeyo nawe atugejeho amakuru kandi yanditse, ari ku Museke @.rwa. Abashaka iyo nkuru rero bajya kuyireba ku Museke, ni inyandiko umunyamakuru yanditse, iri ku Museke. Nkaba rero inshuti zanjye, abakunzi banjye bari babazwe cyane n'ifungwa ry'umugore wanjye n'akarengane k'umugore wanjye, bihangane, nanjye ndihanganye, abana banjye bihangane, ndetse n'umugore wanjye ubwe nubwo atanyumva, ariko Imana iyo ifite ubushobozi ibimusabira ibishyire mu mutima we, kandi imuhe kwihangana, kuko niyo itanga kwihangana. Imuhe gufata ibyemezo mu mutima we bya kigabo byo kwihangana nyine, kandi no kwiringira Imana, no kandi no kumenya ko Imana ariyo mukemuzi w'ibibazo byose. Ntago rero ndibuvuge menshi, nicyo nashaka kubabwira, nta kundi. Imana nibishaka nyuma nyine ubwo y'imyaka 10 azava mu buroko. Nyeka ko yararangije umwe, ubwo asigaje 9. Simbizi niba yajuriye. Yemwe n'umunyamakuru yibazaga niba ubushinjacyaha bwo butazajurira, wenda ko baduha imyaka mike. Ubwo rero reka dutegereze turebe. Turebe gusa byo mu Rwanda nta mangetengete nyine, nta kaga, nta makuba, nta gahinda. Kandi icyo navuga
nuko mu by'ukuri aka karengane abanyarwanda barimo kagomba kurangizwa n'abanyarwanda ubwabo, kandi ngo akari ku wundi nubwo gahandurika, ariko bishobora kugera igihe nawe ejo ugahanwa. Niyo mpamvu rero igihe ubonye igisitaza mu nzira wakombye kugikuraho, kuko niba utagikuyeho ngo nuko wakibonye wakirenze, ejo ushobora kuzaza ukagisitaraho kikagukomeretsa. Niyo mpamvu rero ntekereza ko dufatanyirije hamwe, nyamara twagombye kwirwanaho tukarwanya akarengane abanyarwanda barimo. Niyo mpamvu kimbabaza nuko ntari kumwe nyine nawe ngo mbe mvuga ibi ngibi abyumva. Rwose nkawe kubera ko atari yarabyiteguye umutima we, ntabwo yari yariteguye gufungwa, ntabwo yari yariteguye ko azazira ibi bintu. Ubu rero ntabwo nzi ibitekerezo bye aho ari, uko arimo gutekereza, ariko Imana imuhe gutekereza bya kigabo nubwo ari umugore. Murakoze rero, murakarama, Imana ibishimire. Nta kundi reka dutegereze, ubwo wenda na nyuma yaho turabona andi makuru, cyangwa se n'abandusha kuyashakisha barashakisha arenze aya ngaya nabo bayaduhe, kuko nibo bari kuri terre. Murakoze kandi murakarama, Imana ibishimire. Merci.